Reka twongere tubasuhuze abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima. Nk'uko mwimenyereye mu kiganiro ubuzima buzima tuba turi kumwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima. Nk'uko mubireba kuri ekara zanyu, kuko uyu munsi nabihishe, turi ku bitaro bya MBC biherereye Nyamirambo. Twari twababwiye mu kiganiro twakoze kijyanye n'akamaro ka physiotherapy ku mugore utwite. Ariko burya iyo umuntu atwite bigezaho akanabyara. Noneho tuje kubarebera muganga singe niyo umuphysiotherapist ukora hano ku bitaro bya MBC i Nyamirambo mu Biryogo, kugira ngo noneho adufashe kubagezaho akamaro ka physiotherapy ku mugore wabyaye. Nshaka kwibaza ati mbese iyo umugore abyaye, utuzi ko umugore abyara abenshi bakaribwa umugongo, ni ibihe nakora, abandi bakabyara ugasanga afite inda yabaye nini kubera n'umwana wari urimo, inda yarakuze, mbese ni ibihe nakora ngongera nkasubira kuri taye, kuko twabonye ko n'ubundi ni ubuvuzi bujyanye n'imyitozo ngororamubiri, ariko atari imyitozo wikoresheje, kuko ushobora kwikoresha imyitozo itandukanye ahubwo ukiyangiza. Niyo mpamvu tubashishikariza kwegera muganga. Ushobora kuvuga ati mbese iyo umugore abyaye, iyo umwana atambutse mu myanya y'ibanga, ni gute ishobora gusubirana igasubira kuri forume kuntu yari imeze? Ibyo byose ni ibyo tugiye kubarebera muganga mu kiganiro tugiye gukorana. Nimujye kure ya televiziyo zanyu. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, nk'uko twari tumaze kubibabwira tukiri hanze, ubu noneho tugeze aho Dr. Singeniyo akorera, muganga w'umuphysiotherapist, kugira ngo adufashe kubagezaho byinshi bitandukanye mu nyungu z'abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, ndetse no kumurava n'ubwitange agira mu guharanira icyatuma abamugana bagira ubuzima buzima, ku bijyanye n'akamaro ka physiotherapy ku mugore wabyaye. Twari tubikomojeho turi hanze, ibibazo turi mubabarize, ariko mbere yo kumubaza ibyo bibazo twamuha ikaze kongera akabasuhuza, kuko musanzwe mumumenyereye no mu kiganiro cyatambutse. Abatarakibonye, icyo tubashishikariza ni ukujya kuri YouTube channel yacu ariyo Ubuzima Buzima TV, mukareba cya kiganiro, bityo mugahera ku cya mbere yo kujya ku cya kabiri. Mugatubahaye ikaze mu kiganiro ubuzima buzima. Urakoze cyane. Amazina yanjye ni yayandi, ni Singeniyo Salomo, ni umuphysiotherapist ku bitaro bya MBC biherereye mu Biryogo. Murakoze cyane muganga Singeniyo Salomo, akaba ari muganga w'umuphysiotherapist. Kumurava n'ubwitange mugira, niyo mpamvu noneho tuje kubabaza mu kiganiro ubuzima buzima akamaro ka physiotherapy ku mugore utwite. Hari ibibazo ariko by'ingenzi twibajije mu rwego rwo kurasa ku ntego. Mbese tuzi ko umuntu abyaye benshi bakunda kugira inda nini, ni gute yakora imyitozo ngororamubiri indi gasubirayo? Mbese ni gute nanone umuntu wabyaye ashobora gukomera umugongo? Tuzi ko umugongo uba woroshye, kugira ngo wenda atazakurizamo gukomeza kurwara umugongo. Ikindi nanone tuzi ko umuntu abyaye akabyara neza aho umwana yanyuze, ni gute hashobora kongera hagasubira uko hari hameze? Kuko twabonye nk'uko mwatubwiye mu kiganiro cyabanje, mwatubwiye ko physiotherapy ari ubuvuzi bushobora kudufasha no gusubira uko kumera neza mu buzima, nyine tugasubira uko twari turi, cyangwa twaba dufite ibibazo tukabasha kugororoka, ndetse n'abantu bashobora kuba barahinamiranye benshi bakagira n'abafite ibibazo wenda by'imitsi imeze nabi ukuntu, bigashoboka mukabafasha. Noneho twagira ngo noneho musubirize ibyo bibazo, muhere ku cya mbere noneho no ku cya nyuma, noneho tuze kugaruka tubabaza ibindi mu nyungu z'abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima. Urakoze. Nibyo koko physiotherapy umumaro wayo ni ukuristoringa, ni ukugarura ku murongo usanzwe umubiri uko wari umeze nyuma yo kurwara, nyuma yo kubagwa, nyuma yo kubyara, nyuma yo kugira izindi mpamvu zitandukanye zose zishobora gutuma udakora nk'uko wari usanzwe umubiri wawe ukora. Hanyuma rero warumbajije umumaro wa physiotherapy mu gufasha noneho umugore wabyaye
kongera gusubira mu buzima busanzwe nk'uko yari ameze. Physiotherapy ni ingenzi kuko physiotherapy, physiotherapist aba yarize umubiri uko ugomba kuba umeze mu buryo rusange, no mu anatomy, hanyuma akiga n'ibishobora gutuma biva ku murongo ko byari bimeze muri rusange, kandi akiga n'uburyo bwo kubisubiza ku murongo uko umubiri wari ugize gute wari umeze. Ubwo umubyeyi wabyaye twavuze mu kiganiro cyabanje yuko nawe mu bintu bimubaho kubera amahormone aba yiyongereye, ibiro biba byiyongereye, byinshi umubiri w'umusaba, hari impinduka nyinshi ziba ku muntu, ziba ku mugongo, imimerere y'umugongo isanzwe ukuntu imeze irahinduka, hari n'imimerere y'inda nayo uko imeze nayo irahinduka, hari n'imimerere y'imyanya y'ibanga uko imeze nayo hari impinduka zibaho. Ibyo byose rero ubundi umubiri ujya ugira ubushobozi bwo kubisubiza ubwawo, ugira ubushobozi bwo kubisubiza mu mwanya, ariko rero nubwo ugira ubushobozi bwo kubisubiza mu mwanya, physiotherapy ni ingenzi cyane kugira ngo itume bisubira mu mwanya neza, yihutisha recovery. Icya mbere ndaduhere ku byo wambajije ry'umudamu ubyara akagira inda nini nk'uko atarasanzwe. Abenshi nibyo nababwira ubushize yuko bakwiye kumenya aho bakura amakuru. Hari ababwira ngo nibafate imikandara ngo bambare mu nda, cyangwa se bizirika ibitenge bibakomeze, cyangwa se bagiye gushyira. Ibyo byose ni inama baba bakuye ahantu hatari zo, ntabwo ari byo byatuma umuntu asubira mu buryo busanzwe. Ahubwo buriya kwizirika amasentire mu nda, belly binders, biriya bituma ashobora kongera ikibazo cy'umugongo. Uko kwizirika mu nda buriya bishobora gutuma umugongo w'inyuma udakora. Wamara kudakora rero ahubwo kwa gukomera k'umugongo kwajemo kubera muvuma nkeya z'umugongo, ahubwo kwiyongera, tightness y'umugongo kwiyongera, inyama zigakomeza zikababara, amaspasm akakomeza kazamo kuko umugongo utagize gute udakora. Ubwo rero ntabwo ariyo nama ya mbere umuntu agomba kugira, ahubwo hari imyitozo agomba gukora. Hanyuma rero reka duhere ku mpamvu zituma umuntu inda ye igira impinduka. Icya mbere buriya kunda habaho inyama ebyiri zibaho, imwe ibumoso indi iburyo, zo twita rectus abdominis. Ni inyama ziba zihari, abasanzwe bajya bazita ngo ni six pack kuko ziba zifitemo ibice. Izo nyama rero uko ari ebyiri zifite umurongo zitandukanyamo hagati bita linea alba. Uwo murongo rero zitandukanyamo hagati ugira elastic, ugira ubushobozi bwo ku expandinga no kugaruka. Ariko rero kubera iyo umuntu atwite uba overstretched, urareguka cyane. None wamara kureguka cyane kubera ko umuntu atwite, mu kumara kubyara kugira ngo ugaruke kuri nomo, kuba ko umaze kureguka cyane, ugaruka kuri nomo ntibikunde neza. Ubwo rero niyo mpamvu umuntu ubona inda ye itagize. Ikindi, iyo ni impamvu imwe. Ikindi bishobora guterwa n'ibiro yiyongereye, hakazaho n'ibinure, ari igenda ibinure nabyo bizaho bigatuma umuntu nawe agira inda. Ikindi cya gatatu gishobora gutuma umuntu agira inda, cyane cyane iyo akimara kubyara, ni nyababyeyi bitaragira tarasubirayo. Buriya nyababyeyi isubirana nayo iba yamaze gusubirayo neza byuza hagati y'ibyumweru 6 n'8. Ubwo rero ibyo byose ni ibintu bishobora gutuma umuntu inda ye igiza. Rero nibyo navuga ko amakuru agomba gukurwa ahantu hizewe. Hari umuntu ushobora kugenda agavuga ati baravuze ngo gukora imyitozo, akayikoreshwa n'umuntu ari umuprofessioneri utarabyigiye, akajya akora imyitozo. Buriya ntabwo umuntu wabyaye akora imyitozo imwe twita ya abdomen isanzwe, kuko imyitozo uko ikorwa bigira inzira. Duhera ku nyama ziri deep, inyama z'imbere tugaruka inyuma. Hari uburyo bwo gukoresha iyo myitozo. Ntabwo burya ari ya myitozo tuzi isanzwe abdomen abantu bakora, ntabwo umuntu aba yemerewe kuyikora yagize gute yabyaye. Hari uburyo hari imyitozo umufizi yamukoresha izamuka ikagenda ukageza ubwo ugera kuri izo nyama zigize gute z'inyuma zigaragara. Hanyuma rero icyo tubafasha abo bantu bagize ibyo bibazo, icya mbere tubafasha ni imyitozo tubakoresha muri physio ituma bagiza gute iyo nda ibasha kugira gute gusubirana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni inama tubahereza z'ibyo bagomba kwirinda, kuko buriya mu gihe hari umuntu ugira, biratandukana buryo kwinda igize. Hari igipimo kibipima, buriya iyo uryamye ugaramye ukeguka, wahinnye amavi
ugashyiramo intoki urimo intoki ebyiri cyangwa eshatu zishobora kujyamo, icyo gihe santimetero ebyiri zirenga hagati ya wa mwanya uri hagati ya za nyama ebyiri ziri ku nda, icyo gihe uba ufite icyo kibazo. Uwo mwanya rero twebwe tuwita diastasis recti, niko tuwita. Kuwupima rero uba ugomba, iyo upimye ugasanga urenga santimetero ebyiri, burya uba ugomba gukorera imyitozo ya physio kugira ngo ubashe kugira gute kugenda ugabanyuka, ya linia ya aluba yongera igire gute yegerane. Imyitozo ya physio niyo ibifasha. Ubwo rero kubipima ushobora gukoresha iyo ushyiramo intoki ebyiri zikajyamo cyangwa eshatu zikajyamo, icyo gihe rwose uba ugomba gukora imyitozo ya physio. Kandi imyitozo itandukanye n'iriya yindi yo muri gym ya abdomen isanzwe, oya, ni imyitozo ikorerwa muri physio ihereye ku nyama ziri deep ugenda ujya inyuma. Ubwo rero nuko byitwarika, nagira ngo mabwire ngo iriya masentere bambara ahubwo ishaka kongera, ntabwo yo igabanya iriya kiriya kibazo cy'uwo mwanya. Nta nubwo ani imyitozo y'amabdomino ntagabanya ikibazo cy'uwo mwanya, ahubwo iracyongera. No gutera ibintu biremereye byongera icyo kibazo, no gukora ibindi bintu bigize byongera icyo kibazo. Niyo mpamvu bakwiye kwakira inama kugira ngo icyo kibazo kigabanyuke mu buryo buribwo. Ikindi navugaho ni icyo ngicyo cy'umugongo. Umugongo nibyo uba waragize impinduka kandi na stability yawe ibaragiye igabanyuka. Ubwo rero ugomba kuza muri physio ugakora imyitozo. Imyitozo nawe ya kine ihera kuri ibyo twita local back stabilizer, ni inyama zibanze zitanga stability y'umugongo. Twebwe rero tuba tuzizi, ukamenya inyama uheraho ukoresha, umukaya uheraho ukoresha, ukamenya uwukurikiraho, ukamenya no kugera ku inyuma igaragara, kandi ukamenya no gukosora ku kibazo. Iyo ugikosoye nabi ahubwo cyongera ikindi kibazo. Niyo mpamvu rero imyitozo irahari muri physio igomba gukorwa kugira ngo umugongo usubirane nkuko byari bisanzwe. Ikindi muganga noneho ni uburyo noneho twababazaho, ni uburyo noneho imyanya y'ibanga, kuko tuzi ko nk'urugero iyo umwana aciyemo imyanya y'ibanga nayo iratandukana. Buriya noneho nayo mwaba mugikosora ku buryo yenda yegerana mu gihe cya vuba. Nibyo, ibyo byo ntabwo bitangira gusa igihe umuntu yabyaye, nk'uko twabivuze mu kiganiro cyabanje. Imyitozo yabyo itangira umuntu agitwita. Itangira umuntu agitwita akagira imyitozo ajya akora igamije gukomeza imyanya imikaya yo muri iriya myanya myibarukiro. Ubwo rero ntabwo ari iyo ngiyo gusa, hari n'indi myanya yose yo muri aya magufwa y'urukenyerero yose twababwiye ko bafite instability. Ariko iyo myitozo yo muri physio yo twita amacargo exercise, ama pelvic floor, hari imyitozo dukora muri physio itandukanye tubakoresha, ariko nayo irakurikirana kandi bijyana n'umuntu uko twamusuzumye tukabona imbaraga za misikezi z'uko zagiye zigabanyuka biba bitandukanye, tugira uko tubisuzuma. Ubwo rero hari imyitozo ikorwa twabivuze, kandi yamara gukorwa igatangira umuntu atwite kugira ngo iriya myanya ibe ifite imbaraga kandi azabashe no kubyara neza batamubaze. Hama icya kabiri, nyuma yo kubyara nabwo iyo myitozo turayimwereka akayikomeza, akaba yikomereza no mu rugo. Ashobora kutabasha kuza muri physio tukayimuhereza akajya kuyikorera mu rugo, yamara kujya yikora bigatuma nabyo rwose bifasha, bikamurinda kiriya kibazo ababyeyi bashobora kugira babyaye cyo kutabasha gufata inkari no kuzikontorora, zikaba zabacika nk'igihe umuntu yitsamuye cyangwa se akoroye, cyangwa se hari niba ufite icyo kibazo cya urinary incontinence ihari. Ibyo byose rero iyo yakoze physiotherapy icyo kibazo irakigabanya kandi n'imyanya y'ibanga igasubirana nta kibazo. Imyitozo ya physio irahari kandi ibifasha. Murakoze cyane muganga ku murava n'ubwitange mugira mu guharanira icyatuma ababagana ndetse n'abadukurikiye mu kiganiro ubuzima buzima, kuko ni ikiganiro cy'ubuzima kigezaho abantu byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima hamwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima bagira ubuzima buzima. Twabashishikariza abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima ni ugukora subscribe, bityo mukabisangiza n'abandi bakarushaho gusobanukirwa byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Muganga noneho umuntu ashobora kwibaza, tuributse ko turi kumwe na muganga Singeniyo Salomo, akaba ari umuphysiotherapist. Umuntu ashobora kwibaza ati mbese ni izihe nama mushobora kugira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima dukurikiye
babyaye, kuko abatwite bo mwabivuze mu kiganiro cyatambutse, ari nayo mpamvu twashishikariza abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima kuzakurikira ikiganiro cyatambutse mbere y'uko bakurikira iki ngiki, cyangwa n'ukurikira iki ngiki ahita ajya kureba iki kibanziriza, kuko iki kibanziriza ni ku mugore utwite, iki noneho ni ku mugore wabyaye. Izihe nama mwagira noneho umugore wabyaye, kuko inama zanyu ziba ari ingenzi zikenewe cyane. Murakoze. Icya mbere nyine nabagiraho inama nkuko nabivuze ubushize cy'ingenzi ni ukwirinda gukura amakuru ahantu habonetse hose. Ntabwo experience ngo ngene narabyaye mbigenza gutya na gutya, undi ati ngene narabyaye mbigenza gutya na gutya. Mujye mukura amakuru ahantu hizewe, icyo ni icya mbere. Icya kabiri nabagiraho n'inama zijyanye n'uburyo bwo kurinda umugongo. Umugongo ni igice cy'ingenzi, kandi umugongo ujya urwara rwose bigatera bigahungabanya umuntu mu mikorere y'akazi gasanzwe mu buzima bwa buri munsi bw'imibereho. Bimwe mu bintu rero nabagiraho inama byo kwirinda mu buryo bwo kurinda umugongo wabo. Icya mbere ni ukumenya uburyo ateruye umwana. Niba mbere ya byose reka mbanze mvuga ngo kwirinda gutera ibintu biremereye. Icya mbere buryo umugore wabyaye agomba kwirinda gutera ibintu biremereye. Ntugatera ibintu biremereye bifite ibiro biruta iby'umwana wawe. Icyo ni icya mbere. Ariko nabwo n'umwana yo kumuterura hari uburyo bwo kubikora. Ubwo bazaza mubafashe mujye mubigisha uburyo baterura umwana. Yego. Ikindi nanone hakaba hari uburyo bwo konsa umwana kugira ngo utangize umugongo. Hari uburyo bwo kwifata uri konsa umwana. Ibyo nabyo ni inama tubahereza hano muri Physio. Hanyuma ikindi bagomba kwitwararika ni uburyo bwo kwambika umwana. Nabyo hari abantu ubunama ku mwana ari kumwambika, ariko ushobora gufata agatebe ukagatera imbere y'umwana ukamwirambika ku buriri cyangwa n'ahandi ukamwambika utagombye kwicira umugongo, cyangwa se ukamushyira ahantu ushyikira hari level yawe. Ni ukuvuga ngo rero inama nyinshi dutanga kenshi ni izijyanye no kwirinda no kongera amakomplikasiyo yaba yabonetse mbere y'uko umuntu agize gutera abyaye, hanyuma zikurikirwa n'iya myitozo n'ubundi tuba turi gukora. Murakoze cyane muganga ku murava n'ubwitange mugira mu guharanira icyatuma ababagana bagira ubuzima buzima. Murakoze namwe bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima mwadukurikiye, kuko muri ingenzi kuri twebwe. Inama mugirwa na muganga ntizigace mu gutwi ngo zihiguke mu kundi. Ntabwo twasoza kino kiganiro tudashimiye ubuyobozi bw'ibitaro MBC biherereye mu Biryogo hafi y'umusigiti, aho bituzanira abaganga b'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima kugira ngo barusheho kudufasha mu kiganiro ubuzima buzima, kubagezaho byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Akaba ari ibitaro bifite serivisi nyinshi zitandukanye, serivisi za Physio, serivisi zose zishoboka barazifite, kandi bafite abaganga b'inzobere batandukanye. Niyo mpamvu bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima icyo tugamije ni kugira ngo abantu batarembera mu rugo, ufite ikibazo yihutire kujya kwa muganga hatandukanye. Ushobora kuba hari n'abantu benshi bamaze iminsi babaza ibibazo byinshi bitandukanye byerekeranye n'uruhu, akavuga ati ngewe nahisize amavuta bihinduka gutya na gutya. Niyo wanyarukira kuri MBC bagufasha naho, kuko hari abaganga b'inzobere mu bijyanye n'indwara z'uruhu. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, mwa muri kumwe nanjye Imanishimwe René Sadiki. Mukomeze mugire ubuzima buzima, ndetse bino biganiro icyo tubasaba ni ukubisangiza n'abandi bakarushaho gusobanukirwa byinshi byerekeranye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi, ndetse mugakora na subscribe. Mukomeze mugire ubuzima buzima.